Ndagusuje cyane nkwifurize kugira ibihe byiza nguhe ikaze muri mu kiganiro cy'uyu munsi nkwibutsa ko ugomba kuba warakanze subscribe kugira ngo ujye umenya ko video yasohotse uhita uza kuyireba kandi video udashaka kuza kureba bitewe na topic wabonye nanditseho ukayihorera bien sûr niko kamaro ka subscribe ariko nanjye babimfitiye akamaro cyane iyo mbona subscribe abantu ba subscribinze babaye benshi biba ari byiza cyane urakoze cyane rero ko ugiye guhita ukanda subscribe ukanakanda kuri ka kagofero kugira ngo nyine ujye ubona video zose wewe wabikoze kera no kuri Imana iguha umugisha. Hanyuma uyu munsi ngiye kubaha WhatsApp group. Abantu benshi barambwiye ngo wadushyize muri groupe n'abanyandikira kumwe nagiye mbaha telefone yanjye ugasanga abanyandikira bambwira ngo dushyire muri groupe. Okay, reka mbakorere WhatsApp group. Ariko hagati aho ngaho reka mbabwire ngo hari ibintu 14 bigenga kugabanyuka k'ubushake bw'imibonano. Ibyo ngibyo nibyo tugiye kuganiraho. Abantu batangira basa naho nyine umuntu abishaka nta kibazo afite ariko byagera hagati ugasanga ubushake bwaragabanyutse. Ese byaba biva kuki? Tugiye kureba ibintu 14 bigenga kugabanyuka k'ubushake bw'imibonano. Nkwibutsa ko muri iyi WhatsApp group ntago nzajya mvuga umunsi wose. Nari nababwiye ngo ushaka kumvugisha uranyandikira cyangwa kohereza voice hagati ya saa 2 na saa 2 za nijoro. Ubwo bivuga ngo no muri WhatsApp group nzajya mvuga muri uwo mwanya. Nago ari ukwirirwa umuntu yibereye mu bintu nk'ibyo ngibyo. Akazi akaba ari kenshi nyine gatandukanye. Abantu rero baratandukanye, bamwe bagira ubushake bwinshi, abandi ugasanga bagira ubushake bukeya, bamwe bakumva bakora imibonano hafi buri munsi, abandi bakumva bayikora gakeya nibisanzwe. Ariko uko byagenda kose hari ikintu usanga gihura ahantu henshi. Ikintu gihura nuko abagabo ubusanzwe niho bakunda kugira ubushake bw'imibonano kurusha abagore, ku buryo iyo mu rugo runaka umugabo akunda kugira ubushake inshuro nyinshi kurusha umugore babifata nk'ibisanzwe ntibabyiteho ntibabyibazeho byinshi. Ariko umugore yaba ari ugira ubushake bwinshi kurusha umugabo bigahita bihinduka deba, bigahinduka ikibazo. Nuko nguko rero usanga bihagaze. Ariko rero mbere yo gukomeza reka mbibutse ko abantu babiri barushinze hari utuntu duto tubatera kugira ubushake bwo gukora imibonano. Uko rero utwo tuntu duto tubatera kugira ubushake bwo gukora imibonano hakaba hari ukwitanaho, bya bindi mu mvugo y'iki gihe tuvuga ngo guhana keya, mu buryo buganisha noneho ku mibereho nyerekeza bitsina. Ese muracyasomana niyo waba ari kumusema ku itama cyangwa ku gahanga cyangwa ku munwa, bimwe bisanzwe byoroshye bya gutya, ariko no gusomana noneho nyagusomana byo gukundana ese muracyabikora? Ese muracyabasha kuba mwakwicarana muri salo mureba televiziyo mwegeranye, umwe akaba yaryama kuri mugenzi we? Ese iyo uvuye ahantu uramuhobera, ujya ufata umwanya wo kumuhobera, cyane cyane niba mubana buri munsi utajya ugira urugendo rwa kure? Ese ugira time yo kumuhobera ku buryo nka nimugoroba ushobora gutaha ukumva uramukumbuye cyane ukamuhobera bisanzwe nta n'ikindi kintu biturutseho kandi ukamumarana umwanya? Ibyo ngibyo ni byiza kubikora kuko muribuka ko byongera umurunga w'urukundo. Ni utuntu nk'utwo dutandukanye tuba tugomba kwibuka. Kubera rero ibyo bimeze gutyo, ubundi babandi bagira ubushake bwinshi bw'imibonano akenshi usanga bakunda utu tuntu duto twitwa guhana keya, cyane cyane ko buri gihe baba basa naho barimo bitegurira kuza gukora nyine iki gikorwa, mu gihe babandi bagira ubushake bukeya bo basa naho baduhungira kure. Reka ngaruke ku bagore. Abagore akenshi uzasanga umugore mu rugo umugabo akubwira ngo ko mutubwira ngo tubahe keya kandi njyewe iyo ngerageje kumuha keya abyanga. Impamvu abyanga ni ukubera yuko buri gihe ahita atekereza ngo nemera yuko dusomana cyangwa se duhoberana cyangwa se nimupfumbata nicara muri salo nkamuryamaho, arahita akeka yuko nshaka ko dukora imibonano. Twa tuntu rero twakabaye tugufasha two guhana keya ugasanga duhungira kure kugira ngo utaza we kubifata nk'ikimenyetso cyo gukora imibonano. Akenshi niyo mpamvu babyanga, nta n'iyindi, niyo ngiyo gusa. Hari ibintu rero bigenga kugabanyuka k'ubushake bwo gukora imibonano, haba ari kuri wa muntu usanzwe akunda kugira ubwo bushake, haba ari na wa wundi usanzwe adakunda kubugira cyane. Icyo nakubwira nuko akenshi mu bantu bajya kureba nk'aba counselor kugira ngo babagire inama mu bijyanye n'igikorwa cyo gutera akabariro, usanga ari igihe mu rugo umugabo atagira ubushake, umugore akaba bugira kumurusha kuko bahita babifata nk'ikibazo. Usanga aribwo bajya kureba aba counselor. Ariko ni ibihe bintu bigenga
bigenga kugabanyuka k'ubushake. Ibyo ngiye kuvuga ntabwo ari ibintu by'indwara, ntabwo ari ibintu kuvuga ngo ubushake bwagabanutse byabaye indwara, ahubwo ni ibintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Icya mbere ni relationship yanyu aho igeze, ese igeze kuyihe level, mumaranye igihe kingana iki? Abantu bose ubushakashatsi bugaragaza ko uko abantu bagenda bamarana igihe kinini ubushake buragabanyuka. Niba nabyita ngo ni ubushake bugabanyuka cyangwa se inshuro mwumva mwifuza kubikora ziragabanyuka. Tuvuge yuko mugishyingiranwa cyangwa se niba mwaratangiye gukora imibonano mpuzabitsina mutaranashyingiranwa, iyo mwahuraga maximizaga uwo mwanya, mukaba mwakora uduturu nka wenda nka 5 tuvuge n'urugero, ariko mumaze gushyingiranwa mutangira kugenda mugabanya. Mu kwezi kwa mbere mukaba mwarashoboraga kurenza nk'inshuro nk'ebyiri ku munsi, ariko nyuma yaho bitangira kuba inshuro imwe buri munsi. Noneho nyuma yaho bitangira kuba yuko mushobora kwirenza umunsi mukabona murawirengeje mutabikoze. Ntimubitekerezaho, ntimugira gute, ariko icyo bigaragaza nuko stage ya relationship cyangwa se umubano wanyu igihe muwumazemo, cyane cyane igihe muwumazemo mukora imibonano. Donc iyo mutangiye kuyikora bwa mbere, igihe muwumazemo mukora imibonano, za nshuro zigenda zigabanyuka. Ikindi kintu kigenga kugabanyuka k'ubushake bw'imibonano cyangwa se n'inshuro umuntu abasha kubikora ni imyaka afite. Uko imyaka igenda yiyongera niko za nshuro zigenda zigabanyuka. Uyu munsi abantu bari mu myaka 25, couple y'abantu b'imyaka 25, 27 byanze bikunze bazaba batera akabariro inshuro nyinshi ugereranyije na couple y'imyaka 40 na 45. No urugero, abangaba nabo bazaba babikora inshuro nyinshi ugereranyije na couple y'imyaka 50. Muri 50 ho cyane cyane ku bagore izo nshuro ziba zagabanyutse cyane ku bagore benshi, nubwo harimo bamwe babasha kubimaintaininga bakabigumana, ariko nanone kuri 60 abagabo nabo biba byatangiye kugabanyuka cyane. Hanyuma icya gatatu mu bigenga kugabanyuka k'ubushake cyangwa se inshuro bishobora gukorwa muri couple runaka, ni uburyo umubano wanyu ukoze cyangwa se uburyo umubano wanyu uhagaze. Akenshi iyo mu mubano wanyu mwishimye nta kibazo mufite, gukora imibonano bibaho kenshi, ariko nanone iyo mugiranye ibibazo biragabanyuka of course. Niyo mpamvu uzumva ngo hari abantu umwe yafashe igitanda cye n'undi cye, cyangwa hagati bashyiramo umusego, cyangwa nyine umwe aheza inguni n'undi agaheza inguni y'igitanda, aho hazi ibitanda bya metero 2, ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc uko umubano wanyu uhagaze nabyo bibaha inshuro mukora imibonano cyangwa se bibaha ubushake bwayo cyangwa se bukagabanyuka. Noneho haza ikintu cyitwa guca inyuma uwo mwashakanye cyangwa se kujya kubikora ku ruhande. Kujya kubikora ku ruhande nabyo biri mu kintu gishobora kugabanya inshuro mu rugo. Iyo umuntu atangiye kugenda ajya hanze, ubushakashatsi bwerekana ko uyu muntu ujya kubikora hanze y'urugo ngo yaba abikora aho yagiye ariko akabikora no mu rugo. Simbizi niba mu rugo abikora nko kwigura cyangwa se niba hari akandi kanyamuneza akuraho hanze, ntago ibyo ngibyo ndabisobanukirwa neza cyane ikintu cyaba kibitera, ariko ngo byaba bigaragara ko abikora hanze akabikora no mu rugo, ariko mu rugo akaba ariho abikora inshuro zitari nyinshi. Donc iyo ajya hanze kenshi, mu rugo niho abikora gakeya, kereka wa muntu wo hanze iyo batabonana kenshi. Ariko iyo wa muntu wo hanze babonana kenshi, ubushakashatsi bwerekana ko mu rugo naho inshuro zigabanyuka, nubwo bwose ngo uyu nguyu yaba ari kubikora inshuro nyinshi mu rugo iwe kurusha noneho wa wundi utajya ajya hanze. Hanyuma haza education cyangwa se amashuri umuntu yize. Ubushakashatsi bwerekana yuko abantu bize amashuri makeya basa naho badakora imibonano kenshi cyane, ariko abize amashuri aringaniye bakaba babikora cyane kurusha abandi ndetse banahana keya cyane kurusha abandi. Ariko wajya kubaminuje umaze kugira ngo nko ku bantu bakoze nka za doctora gutyo, ugasanga inshuro bashobora gukora imibonano ziragabanyuka, ubushake bwo kubikora buragabanyuka. Nkaba ntekereza ko ahangaha bihita bijyana nuko baba bafite nyine gukora doctora, uri muri za research n'ibiki, ariko niyo yirangije ibintu ukora mu buzima usanga ari ibintu bigufata umwanya munini, nyine uba wageze mu yindi monde, witaye kuri ibyo bintu, ugasanga rero bituma bwa bushake bugabanyuka. Haza rero ikintu kijyanye no gusenga cyangwa se idini. Ubundi mu idini abantu benshi bafata
nko gukora imibonano mpuzabitsina, iyo ufite ukwemera, ufite idini usengeramo, ufata gukora imibonano mpuzabitsina nk'icyaha, bityo bigatuma wigengesera cyane. Hakaba n'abandi bantu iby'idini bitabafasheho cyane, bakora imibonano mpuzabitsina uko biboneye, ugasanga kenshi nabo bayikora batararushinga, cyangwa se bashobora no kujya kuyikora hanze y'urugo. Uko byagenda kose ngo abantu bari mu idini cyane bubaha icyo kintu cy'imibonano cyane, usanga aribo bayikora inshuro nkeya ugeranyije na babandi bandi bayikora bumva ko ari ukwishimisha biri aho ngaho gusa. Hakaza ikintu cyitwa kubana. Hari abantu babana batarasezerana, batararushinga, bakabana nk'umugabo n'umugore ariko batekereza ngo tuzarushinga vuba. Hakaba n'abandi babana nk'umugabo n'umugore nyine bararushinze. Aba bantu babana nk'umugabo n'umugore batararushinga mu bihugu bikunda kubamo cyane, mu Rwanda ho ntabwo dukunda kubigira cyane ariko naho birahaba. Usanga uyu muntu iyo yatangiye gukora imibonano n'uwo bakundana mbere y'uko barushinga, ngo baba bakora imibonano cyane kurusha babandi barushinze. Donc bihita bigaragaza na stage ya relationship nk'uko nari nabitangiriyeho, bivuga ngo aba bantu baracyari muri rwa rukundo rushyashya, barabana bari kumwe kandi mu bintu bituma bariyemeje kuza kubana. N'icyo ngicyo cyo gukora imibonano kibamo, niyo mpamvu byanze bikunze baba bazayikora kenshi. Noneho haza ikintu cyitwa gutwita, gusama inda. Iyo umugore amaze gusama inda, nabyo bigira icyo bihindura ku bushake bwo gukora imibonano. Ku bagore benshi cyangwa se abagore bamwe bagira amahirwe y'uko gukora imibonano bitarekeraho, bikomeza, ubwo bushake bugakomeza kubugira, mu gihe hari abandi bagore bashobora kubihurwa burundu. Hari umugore uhurwa umugabo we akumva ntashaka no kumubona. Ikintu rero cyitwa gusama inda nabyo bihindura ubushake bw'imibonano ku mugore, ariko ntabwo wavuga ngo bigira bike cyangwa bigira byinshi, bigenda bihinduka ku mugore n'uwundi. Noneho hakaza kugira abana. Iyo umuryango umaze kugira abana, cyane cyane iyo bagifite abana bakiri batoya, usanga batagifite bwa bushake ndetse n'imbaraga zo gukora imibonano, bisa naho bigiye ku ruhande. Noneho icyakabaye kujya gutera akabariro kigahita kijya ku kwita ku bana, kurera abana, kubitaho. Umwana ararize, uri konsa, uri kugira gute, ibyo ngibyo byose rero bigatuma noneho cya kintu cy'ubushake n'inshuro mwabikoraga mu rugo bigabanyuka. Haza noneho gutandukana. Iyo habayeho kwahukana, gutandukana, divorce, usanga abantu nabo iyo umuntu agize amahirwe nyuma ya divorce cyangwa se yo gutandukana, akongera akabona undi muntu bashobora kwinjira muri relationship, mu mubano, bakongera bagakundana, usanga aba bantu nabo bakunda gukora imibonano cyane. Donc abantu bigeze gutandukana, bigeze kugira divorce, usanga mu mubano wundi binjiyemo bakunda gukora imibonano cyane cyane ko wa wundi baba barasenye, kubera ko nyine ibyo bibazo biganisha ku gutandukana. Akenshi biba bituma nyine imibonano ibitakibaho yaragabanyutse, noneho wakwinjira mu wundi mubano ukamera nk'aho uruhutse, cyangwa se ubonye ahandi hantu uvuga uti ibyo nari narabuze ngende mbihakorere. Noneho hari abantu bafite abana, donc umubyeyi cyangwa se umufiyemere, ariko hari n'umugabo nawe ushobora kuba afite umwana, nyine umukobwa bamubyaranye yaramumuhaye. Abafiyemere cyangwa se ababyeyi bafite umwana umwe muri rusange, nabo usanga ari abantu badakunda gukora imibonano mpuzabitsina, n'abantu bayikora gake, kandi n'abantu badakunda kubigira ubushake cyane, kubera ko akenshi passion yabo cyangwa se n'ibitekerezo byabo biba biri cyane ku bana babo. Ibitekerezo byabo babiganisha ku bana babo, kubitaho, kubarera, kurusha kujya muri ibyo bintu bindi by'urukundo n'imibonano. Hari imiterere rero ya buri muntu ku giti cye. Icyo ngicyo ntabwo twabura kugisorezaho, yuko buri muntu atandukanye n'ubundi. Ni nacyo nari natangiriyeho, ko hari abantu bifitemo kugira ubwo bushake kenshi, bumva bashaka kubikora kenshi, ariko abandi ugasanga ntabwo babishaka. Icyanyuma nanone rero ni uburwayi runaka. Uburwayi iyo bwinjiyemo,
bya bindi twahoze tuvuga ngo umugabo bashaka gukora imibonano mpuzabitsina uzajya kumva wumva umugore ari kukubaza ati ko umugabo wanjye atakimbaza ko atakinkoraho ko atakibishaka kandi mbere yarabikoraga yarabishakaga ese yaranyanze ese anca inyuma ese bimeze gute nyamara hari igihe haba hajemo uburwayi rero nabwo butandukanye ni kimwe mu bintu bishobora gutuma habaho kugabanyuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ndagushimiye cyane ko wankurikiye muri video yo muri aka kanya. Reka nkwibutse ko gukanda subscribe ari ingenzi, gukanda like, gukora share, kandi ukomeze kugubwa neza. Nge ndi Shangazi Emma Claudine.